mwongeye kwirirwa mwaramutse bakunzi ba televiziyo PGC TV. Turabashuje mu izina ry'Umwami Imana yacu aho muherereye hose ku mpera z'isi. Twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya utari muremure cyane Imana iduhaye wo kongera kubana. Reka nshimire abantu badahwema kudukurikirana. Nabindi ko ndeba abantu badukurikira cyane cyane abantu bamaze kwihuza n'urubuga babiyabonye cyangwa se basubscribinze, nibo batugaruye cyane kubera ko nibo batweretse ko bashigikiye ibyo turi ko dukora kandi bibafitiye umumaro. N'abandi rero batumva cyangwa se badukurikirana batarihuza natwe ngo tube umuntu umwe, turabibasaba namwe muzabikore kugira ngo tuzarusheho gukomeza kumva ko dushigikiranye kandi turi kumwe mu buryo bumwe n'ubundi. Imana ibahe umugisha. Ndagarutse kandi nza gukomeza aho nasoreje inyigisho yacu y'agakiza kuva dutangiye. Hari ijambo nkunze kuvuga, hari ushobora kuba agiye kudukurikira bwa mbere, hari ibindi biganiro bibanziriza iki ngiki byatambutse. Kugira ngo uze kutwumva neza, turagusaba gusubira inyuma kugira ngo uze kumva aho twatangiriye, biraza kugufasha. Kuko uyu munsi wa none turaganira ku shusho ya 4 Bibiliya itwereka y'agakiza. Urumva rero niba ugiye kumva ishusho ya 4, harabanjirije izindi twavuze ko ari ishusho 5. Ya mbere twabanjirije ko gukizwa ari ukuvuka ubwa kabiri. Ishusho ya 2 tuvuga ko gukizwa ari ugupfa tukazuka. Ishusho ya 3 twavuze ko ari ugukebwa mu mwuka ariko gukebwa ku mutima. Noneho rero uyu munsi turaganira hejuru y'ishusho yo kwambura umuntu wa kera tukambara umuntu musha. Noneho tuzoze gusoreza ku shusho yo kuremwa ubwa kabiri. Izo nizo shusho 5 Bibiliya itwerekamo cyangwa se iduhishuriramo agakiza. Twarabivuze muri introduction y'iki cigwa. Ubwo noneho rero reka duhite twinjira mu cigwa. Ntabwo kiri budutwara umwanya munini cyane kubera ko ni ishusho Bibiliya igenda itwereka uburyo ki Imana yakoze kugira ngo dukizwe, noneho ikabishira hagaragara muri izo shusho kugira ngo yumvikanishe cyane umurimo w'Imana w'agakiza kayo kuri twebwe, iciye mu gupfa no kuzuka kwa Kristo. Noneho ikatubwira muri we ko dushobora kuzarwa n'Imana, muri we dushobora gupfana nawe tukazukana nawe, muri we dushobora kwamburwa umubiri w'ibyaha ariko gukebwa ko mu mutima. Noneho muri we ukuntu dushobora kwambura wa mubiri ugatandukanwa natwe. Nico tuza kuba tuganiraho ubu nyine mu mwanya mugufi cyane, kuko ari ibintu bisa, ni ishusho isa n'izindi shusho, ni ishusho igaragaza umurimo wa Kristo muri twebwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza kwishingikirizaho tuganira hejuru y'ishusho yo kwambura umuntu wa kera tukambara umuntu musha. Urwandiko rw'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 22 n'uwa 24. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana mugahinduka bashya
mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu musha waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Pawulo rero aratugaragariza muri iki cyanditswe umuntu mwigeze dutangira dusoma urwandiko rw'Abiroma, kuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'icyaha ukurweho. Noneho hano Pawulo azanye ingeso nk'uko mwese muzizi cyangwa se muzumva. Ingeso ni ubuzima cyangwa se ni ibintu biba mu muntu bigaragazwa n'ibyo akora, ni lifestyle. Ingeso ni ubuzima, ni ibyo tubona, ni ibigaragara, ni ibishyirwa ahagaragara n'umubiri wacu, nubwo byoba bidakomotse ku bwenge cyangwa se bidakomotse ku bushake ngo umuntu agaragaze intentionnellement agaragaza ikintu. Kandi akenshi ingeso iba muri negatif, iba mu buryo bubi, ni ikintu umuntu agaragaza kitari cyiza. Noneho Pawulo hanavuze ngo avuze hejuru y'ingeso zanyu, aravuga ngo ni za kera. Kubera ko ari za kera, ni ukubera ko transition yabayeho. Kristo yaraje aza gushiraho iherezo ry'ubuzima bwa kera, ry'umuntu wa kera, ry'imibereho ya kera, rya lifestyle, rya conduite, uko umuntu yarateye, uko umuntu yarakoze, uko umuntu yatekereza, uko umuntu yibwiraga, uko umuntu yabagaho. Ni ukuvuga ngo akenshi nkunze kubigarukaho, hari n'igihe bigarukaho kuri kucigisho cyacu kizavuga hejuru y'icyaha, ni nacyo tuzakurikizaho nyuma yo kuganira ikicaga. Inyuma y'icyaha, agakiza, icyaha nyuma y'agakiza tuzakireba. Noneho uvugeho gatoya, ubuzima bw'umuntu mbere y'agakiza yari lifestyle, yari amahitamo. Iyo tuvuga ingeso si ikintu umuntu ahitamo gukora, nari mbivuze ko atari volontaire. Ni ukuvuga ngo ntuba witeguye cyangwa ngo ni ikintu ushira kuri gahunda ngo uyu munsi ndakora ABCD. Oya ye, ni ukuvuga ngo ni ubuzima buba buri mu muntu bumukoresha cyangwa se bufite imbaraga zo kugaragaza icyo buri, nubwo wa muntu atabikeneye cyangwa abikeneye. Akenshi iyo ureba, iyo umuntu afite ingeso aba mu ntambara yo kureka ndetse ngo yo kurwana ngo ntiseruke, ntiboneke, ntije hagaragara, ntije abantu babona. Ugasanga umuntu ahora muri urwo rugamba arwana intambara yo kuvuga ngo abandi nibamenya ibi, abandi nibamenya ibi, abandi nibamenya ibi. Ariko nubwo umuntu arwana urwo rugamba, abantu bakabaho batazi ko ufite ingeso runaka, ntabwo biba bisiguye ko ya ngeso utayifite. Ya ngeso urayifite nubwo itagaragara, cyangwa se nubwo urwana intambara yo gutuma itagaragara. Urwo rugamba uruhoraho, ariko ntirukuraho ko ya ngeso uyifite. Yesu Kristo rero yaje mu isi atari ukugira ngo tuje muri defense, tuje muri position, cyangwa se duhagarare ahantu ho kuhangana n'ingesi turimo. Sico cyazanye Kristo, kandi uko siko gukizwa rero n'imbaraga zigera mu muntu zikamuhesha kubaho mu buzima bwambuwe cyangwa se bubohoye, budafitanye isano na ya ngeso. Nico cyatumye Pawulo avuga ngo iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya. Uyu muntu wa kera afite
afite drivers, afite ibimugenga, afite ibimukurura, afite ibimutwara. Nka kuriya dutwara amamodoka agira ibiyatwara, agira ibiza bituma agenda. So ingeso rero ni drivers cyangwa se ni ibintu runaka biba mu muntu biza bimuyobora uko agenda, biza bimuyobora uko akora, biza bimuyobora uko abaho. Uwo muntu nuko niko yarariho. Ubwo buzima si ubuzima bw'amahitamo, n'ubuzima bw'ububata. Nico gituma Bibiliya ibyita ngo n'ubuzima bw'ububata. Ico gihe mbere y'ico gihe ubwo buzima icyaha cyari umutware cicaraga ku ntebe kikayobora umuntu ico gishaka, kigakoresha umuntu ico gishaka, kuko nico cyari umutware. Tuzabivugaho neza cyane igihe tuzaba turiko tuganira hejuru yo kucaha. Nico cyatumaga umuntu agira izo ngeso, nico nyina w'ingeso zose mbi umuntu agira, nico gikomokwaho no kwifuza. Pawulo yavuze gutera guhenebera, gutera kuja kure, gutera ubuzima bwo kubaho umuntu atayoborwa n'Imana yamuremye, atayoborwa cyangwa se atagendera mu nzira Imana imushakamo, akaba hagengwa no kuyoborwa n'izo ngeso ziri muri we. Gukizwa rero ni uguhabwa ubundi buzima. Wa muntu uyu uteye atyo, wa muntu uyoboye atyo, wa muntu uregeye gutyo, ntabwo byari gushoboka ko aregururwa ngo aregerwe ukundi. Ibyo bintu muzaza mubyumva cyane kuko niyo teme yanje. Gukizwa si yindi second setting, si ugusetting ukundi, iwacu bazabyita no kwimura, si ugupanga ukundi kuntu ngo umuntu yari apanze gutya na gutya na gutya na gutya. Iyo umuntu ashaka guhindura salo ye, guhindura hatuye, gupangurura no gupanga aho yaye, gukizwa si ugupangurura ibyari bipanzwe, kuko ubuzima bw'icyaha n'ubuzima budashobora gupangururwa, n'ubuzima bwangiritse budashobora gupangururwa, ngubwo bupanze nabi. Nimba buhengamye uruhande rumwe ngo ubuhengamure, nimba bwarateshutse inzira ngo bugarure mu nzira, ntibizoshoboka. Nico gituma rero ubwo buzima ari we muntu Pawulo cyangwa se Bibiliya yita wa kera, uheneberezwa no kwifuza kw'ingeso z'uyu muntu wa kera. Uwo muntu akwiriye kuvaho akamburwa. Pawulo yakoresheje urugero rwo kwambura umwenda k'uyu nambaye, kawukuramo kawushira ku ruhande. Nkukuyemo kawushira ku ruhande, ntaho mba ngihuriye nawe wa mwenda, keretse nkufashe ngasubira nkawambura. Ariko cya gihe nawambuye tandukanyijwe nawo. Pawulo ashaka kwambura ni analogy cyangwa se ni ikigereranyo cyerekana uburyo ki umuntu akwiye gutandukana na bwa buzima, za ngeso za kera, ya conduite ya kera, ya mibereho ya kera, bwa buyobozi bwa kera, wa mutware wa kera watwaraga buno buzima butari amahitamo, aribwo bwari ubuzima, niyo yari lifestyle, niyo yari imibereho. Noneho nyuma yo gutandukanywa nayo n'uwo muntu, tugafata cyangwa se tukambara umuntu musha. Uwo muntu musha si uwundi, ni Kristo. Tuzaza kuzumva neza cyangwa se kubihamirisha ikindi gice tuzaganiraho kivuga hejuru y'ukuntu gukizwa ari ukuremwa busha. Noneho uwo muntu uzaremwa busha tuzaza kuganiraho, niwe muntu tuzambara, niwe muntu twambara, niwe muntu utsimbura wa mwambaro wa muntu wa kera, ugengwa ubeshwaho nirari, ubeshwaho n'ingeso zidakomoka ku Mana. Uwo muntu rero uzaremwa niwe tuzambara.
urumva ko atari wa mwambaro ugarutse, atari wa muntu wa kera ugarutse. Bibiliya itubwira gusubira kwambara. Gukizwa rero ni ugutandukana n'ingeso. Umva rero nze kubinonosora neza ibyo mvuga hano muri uru rwandiko rw'Abikolosayi. Mwumve uko Pawulo nanone abivugaho kuri 3 umurongo wa 5. Ubwo Kristo ari we bugingo bwanyu, nuko noneho mwice ingeso, mwumve za ngeso ziragarutse, mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira, no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Iki cyanditswe kitwereka ko nta muntu ushobora kwiyambura zino ngeso keretse Kristo ahindutse ubugingo bwiwe. Aho hantu muhaca karongo Pawulo aravuga ngo niba Kristo ari we bugingo bwanyu, nuko rero noneho nimwiyambure cyangwa se nimureke. Nico gituma kuva ku iherezo no hagati, kuva ku itangiriro no hagati no kugeza ku iherezo, agakiza k'isi ni Kristo, agakiza k'umwana w'umuntu ni Kristo. Idini riza ritubwira akenshi, riza ritubwira ko gukizwa nukuba mu rusengero, bakora ya mirimo yo mu rusengero. Byo ni ibintu nkuze kugarukaho cyane. Iyo uri ko wikonforma cyangwa se uri gukora ibisa na bya bindi ikanisa rivuga ugomba gukora, uri kuraja mu ijuru. Ndetse rikanatubwira ngo kuja mu ijuru ni imbaraga nyinshi umuntu abishiramo. Hari n'umuntu mberutse kumva bivuga bisaba ngo imbaraga nyinshi, bisaba gukiranuka kwinshi, bisaba amasengesho menshi, bisaba gutwarana, bisaba umuntu. Ntacyo bisaba umuntu, ntacyo bisaba umuntu. Nico gituma agakiza kitwa ubuntu, kitwa kwara kubuntu, ntacyo bisaba umuntu. Nuko Pawulo yavuga ngo twiyambure, two kwiyambura gusa bitewe nuko hari ikindi twambara. Igituma Pawulo avuga ngo twiyambure nuko dufite ikindi twambara. Iyo hataza kuba ikindi twambara, tuba tukicambaye wa muntu, kuko niyo lifestyle, nta kindi twokwambaye. Igituma rero twokwambura umuntu wa kera nuko hari ubundi twokwambara, kandi uwo twokwambara yamaze kuboneka, arahari, yararemwe, ni Kristo. Nico cyazanye Kristo, yaje kugira ngo wa muntu wa kera w'ingeso mbi izi Pawulo avuye kuenimera ntakiri umutware, ntagifite ububasha, ntagifite ubushobozi. Nkeretse utazi ayo makuru, keretse utazi ko hariho undi muntu waje musha, undi muntu waremwe musha, umuntu yo kwambara. Kandi uwo nguwo Pawulo yavuze ngo tumwambarira kugira ngo dukiranuke. Haraho Petero yigeze avuga we ngo turamwambara kugira ngo dusubire tugire ishusho y'uwaturemye. Tuzaza kubigarukaho tuzaza kubigarukaho mu gice cyacu kizakurikiraho. Ariko hari uyu mwanditsi mu Baefeso yavuze ngo uwo muntu twambara ni umuntu w'ubwenge, ni umuntu wo gukiranuka, ni umuntu wo kwera. uwo arahari, kandi si umuntu umufabrika. Aho niho ngira ngo mwumve cyane, kandi cyane egene cyane, si umuntu wo gufabrika. Kuko abantu bagira tendance yo guhimba gukiranuka, yo guhimba kwera, yo guhimba gusa n'Imana, cyangwa yo guhimba kumera uko Imana ishaka ko bamera. Kuko akenshi idini rishaka kuroza abantu muri uwo murongo. Ariko uyu muntu Bibiliya iturekomanda kwambara si uwo duhimba, si umuntu duhimba, si umuntu turema. Kuko kurema ni umurimo w'Imana, ni umurimo w'Imana yiharije kandi utiganwa. Ibintu byinshi biri mu isi abantu barabyigana, ariko umurimo wo kurema
urihariye, Imana irawiharije nti wo piratwa. Rero umurimo w'Imana wose ntuzu piratwa, haza hapiratwa iby'abantu bakora. So si umuntu turema twebwe, si uwo dushaka ko twebwe tubawe, si uwo idini ritwigisha kumera, si umuntu ugendera ku mirongo runaka yishiriraho, si umuntu umeze uko ashaka kwamera. Ni umuntu Imana irema. Uwo niwe muntu musha, uwo niwe muntu wera, uwo niwe muntu ufite ubwenge, uwo niwe muntu ukiranuka, uwo niwe muntu ufite ingeso zitandukanye n'ingeso za wa muntu wa kera waheneberezwaga no kwifuza, kandi ibyo akaba ari byo bimuhindukira ubuzima nabwo butari ubw'amahitamo. Icyo Yesu Kristo yaje gukora rero, yazanye ubugingo. Pawulo abwira ab'Ikolosayi aravuga ngo niba ari we bugingo bwawe, birashoboka ko atoba ubugingo bwawe, birashoboka ko utaramwizera, ukabutekereza ko ushobora kuba undi muntu Imana ishaka kwaba we, biciye nimba mzita amayeri, biciye mu kintu icyo ari cyo cyose umuntu yokwishiriraho gituma amera uko atekereza Imana ishaka ko amera. Uko niko gukiranuka Bibiliya yija yita kuguhimbana. Uko niko kwera kwahimbwe n'abantu, kutateye Imana kunyurwa nako ngo yumve ko kugerageza k'umwana w'umuntu kuyinyuze ngo yishimire gushimwa nawe, kuko niyo chief end, niyo ntego nyamukuru y'Imana kurema umuntu. Oya, Imana ntiyashimye uko, kuko kuramya Imana k'umuntu gukomoka kuri we cyangwa se gukomoka ku byo akora yishiriyeho ngo bimuheshe kwemerwa nayo, yishimire kuko kwamuramya. Imana ishaka ko bamuramya baba bera nkayo, kandi uko kwera yarakuzanye mu isi muri persone ya Kristo. Aza mu isi kugira ngo habeho gushobora kwambura umuntu wa kera tukambara ubundi waje musha, uhindurirwa musha kugira ngo agire ishusho y'uwamuremye. Ishusho y'Imana yaturemye twatakarije muri Adamu, Kristo yarayizanye aza ari ishusho y'Imana itaboneka. Urwandiko rw'Abikolosayi igice cya mbere niko ruzarutubwira. Kandi aza mu isi azanye ubugingo. Ubwo bugingo muri twe n'imbaraga zituma tubaho mu buzima butandukanye na bwa bundi bwa kera. Pawulo avuye kubivuga mu Bakolosayi. Ubuzima butari ubwo gusambana, ubuzima butari ubwo kwifuza, ubuzima butari ubwo kubeshya, ubuzima butari ubwo kugambana, ubuzima butari ubwo lifestyle itamezo itandukanye totally niyo twari dufite kera. Ndagira ngo nsorezaho, umuntu wese wagira ikibazo turahari kugira ngo tube twabasha kumusubiza uko twashobozwa n'Imana. Ariko Bibiliya itugaragariza agakiza mu shusho yo kwambura umuntu wa kera. Urya twari turi kera tukambara undi musha. Uwo musha twambara ni ukugira ubugingo bwa Kristo muri twebwe. Nyuma uwo ni umunzani uhagije, abambaye uwo muntu wa mushya ntabwo babeshwaho cyangwa se babayeho mu rugamba rwo guhangana no kureka kugaragaza umuntu wa kera. Kuko idini usomye kiriya gice cy'Abakolosayi 10 iheka
uzahasanga amagambo avuga ngo bihimbira uburyo bwo gusenga, ariko kandi iyo ubireba ngo uzubona nkaho bisa n'ibiri mu ubwenge birya bakora. Iby'idini biza bigaragara nkaho ari byo, ariko ngo nyamara iyo ubireba muri byo nta mbaraga bigira byo kurinda umuntu irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri ntiririndirwa mu guhangana zirya ngeso twavuze. Bazavuga ngo irahishwa iraryamirwa ntihishwa, uzuyiryamira ariko bwacikaza. Cyo nashakaga gusorezaho ni iki ngiki: iyo dufite ubwo buzima bwa Kristo muri twebwe, cyangwa se ubwo bugingo bwa Kristo muri twe, tubohorwa kuri ibyo, dutandukanywa n'ibyo, kuko ni umwambaro twambuye tudafite kuzasubira guhura nawo, cyangwa aho duhuriye nawo, tubohowe kuri iyo. Nico gituma lifestyle, ubwa buzima, ya mibereho yacu ya kera itandukanye kure cyane n'imibereho mishya dufite muri Kristo Yesu none, kubera uyu muntu musha twambaye ugize twebwe, uhinduka lifestyle, ahinduka imibereho nka kwa kundi umuntu atabaho ari uko akora ibintu bivuye muri mind, cyangwa se hari by'umubiri dukoresha tutabitekerejeho, kuko ni lifestyle, n'ubuzima. Ndiko ndakoresha amaboko, sinigeze ntekereza ngo nkoresha amaboko. Oya, amaboko yanje arakora kuko niyo miterere yanje. So tugira iyo miterere yo kubaho mu buzima bukora icyo Imana ishaka, buhabanye n'ubuzima bukora icyo umubiri ushaka. Nico Bibiliya yitwigisha hejuru y'iyi shusho yo gutandukana n'umuntu wa kera twambara ubundi muntu bushasha. Ndagira ngo mbashimire abatwumva, badukurikira, kandi cyane dufite n'ishyaka ryinshi yo gukomeza kubaganiriza icyo Imana idushize ku mutima hejuru yo gucungurwa kw'abera. Imana Data ibaho umugisha kandi ibabe bugufi, ndetse ibumvishe cyane ibirenze ibyo tubasha gusobanura nk'abantu. Murakoze, Imana ibahe umugisha.